twizihize none. Bakunzi ba Radio Mariya Rwanda, kongeye kubaramutsa. Yesu Kristo akuzwe. Aka ni ka kanya kahariwe kuvuga ku buzima bw'abatagatifu tuzihimbaza buri munsi. None turi tariki ya 3 Mata, turahimbaza mutagatifu Ricardo. Ricardo yavutse mu mwaka w'1998. Se wa Ricardo yari umukungu ufite ibikingi byinshi. Ricardo rero amaze gukura bashaka kumushyingira umukobwa ufite ababyeyi bakize cyane, nyamara we arabyanga, ahitamo kwiga. Yize iby'amategeko, yibanda cyane mu kwiga iby'amategeko agenga kiliziya. Arangije yabaye umunyamabanga w'umwepiskopi wa Canterbury. Uwo mwepiskopi amaze kwitaba Imana, Ricardo yahawe ubusaserdoti, hanyuma agirwa umwepiskopi wa Chichester. Yihatiye gufasha abasaserdoti be kugira ngo barusheho kugira imibereho myiza n'imyifatire iboneye. Yitangiye kandi gufasha abakene n'indushyi. Turahimbaza kandi mutagatifu Fara umubikira. Muri uyu mwanya tugiye kurebera hamwe amateka ya mutagatifu Fara. Muri kumwe na Padiri Valens Twagiramungu. Mutagatifu Fara yari mushiki wa mutagatifu Faro wabaye umwepiskopi wa Merdumi. Yari afite umusaza we wundi witwaga Shanyuwaridi, yaba umunaki wa Rugusoyi, nawe nyuma kiliziya imwandika mu gitabo cy'abatagatifu. Bakomokaga mu gihugu cy'Ubufaransa. Ababyeyi babo bari abantu bakomeye b'i Merdumi. Mutagatifu Kolumbani anyurayo rimwe, asanga Fara akiri umwana muto, amuha umugisha, amutura Imana. Amaze kuba inkumi, sashaka kumushyingira. Fara aranga ati nashyingiwe Kristo umwami. Ababyeyi babikomeje, Fara afatwa n'indwara yenda kumwica. Nuko mutagatifu Eustazi wari warasimbuye mutagatifu Kolumbani araza abwira ababyeyi ba Fara ati nimutamubuza kwiha Imana mu babikira azakira. Baremera, Fara arakira. Nyuma ariko ise agerageza kwica isezerano rye agira ngo ashyingire Fara, byanze bikunze. Fara aracika. Saramushakisha. Bamufatira mu kiliziya yitwa iy'Intumwa. Yanze kubakurikira, bashaka kumwica. Fara arababwira ati sintinya gupfa, ntacyashimisha ndetse nko gupfira umwami wampiriye. Eustazi abimenye araza atonganya abashaka kwicisha Fara amasezerano yagiriye Imana badashaka ko yakurikiza. Nuko Fara atangira urugo rwa monakikazi rwahawe izina rye. Iyo monasteri yabaye ikirangire nyuma, n'umusozi yubatsweho uracyitwa Faremukiye. Fara yategetse abamonakikazi be baha mbere na mbere urugero rwiza muri byose. Nta murimo n'umwe bamutangagaho, igo yose yarayihariraga kenshi. Amategeko y'urugo yabanje kuba aya monasteri za mutagatifu Kolumbani, hanyuma barayareka bakurikiza mutagatifu Benedicto. Ni Fara wateye umusaza we Faro kwiha Imana nawe. Icyo bazi neza nuko yategetse ababikira be imyaka 40. Bavuga ko yaba yarapfuye muri 657, nubwo batavuga iby'imipfire ye. Bamwanditse mu gitabo cy'abatagatifu mu mwaka w'1622. Abarwaye amaso iyo bamwiyambaje biringiye Imana, kenshi Imana irabakiza. Muvandimwe nshuti y'Imana, ujye usaba iteka inema yo gukunda no gukomera ku busugi bwa Gikristo. Mutagatifu Fara adusabire ingabire yo gukomera kuri Nyagasani no kumubera indahemuka. Mutagatifu Fara adusabire ingabire yo kuba abakristo by'ukuri. Paulo mutagatifu utubwira ati dore ijambo rikwiye kwizerwa.
nidupfana na Kristo tuzabaho hamwe nawe, nituba intwari hamwe nawe tuzima ingoma hamwe nawe, nitumwihakana nawe azatwihakana, nituramuka tubaye abahemu wazaguma kuba indahemuka kuko adashobora kwivuguruza. Ni ibaruwa ya kabiri Pawulo mutagatifu yandikiye Timote, umutwe wa 2 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 13. Ndangije nifuriza umunsi mwiza abahimbaza mutagatifu Para, mutagatifu Ikarido, mutagatifu Richard, namwe mwese inshuti z'Imana kandi bana ba Mariya, mugire umunsi mwiza. Padiri Valens Twagiramungu uwifuriza ineza n'amahoro bikomoka ku Mana umubyeyi wacu. Mwumvaga ikiganiro umutagatifu twizihiza none, ikiganiro mugezwaho na Radio Mariya Rwanda.